Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Aba bajya bashira imisaraba hasi, bajya batugora kuko turi kumwe mu rugendo, ariko kandi uru rugendo inzira nifunga, nta buryo bwo kumudepansa ngo tumutambukeho, kandi yaraturi imbere, kandi inzira irafunganye cyane. Biradusaba kuza kumutega amatwi uko yaba avuze kose n'ibyo yaba yatekereje byose. Ariko Yesu aravuga ngo ushaka kunkurikira we niyiyange, narangiza aterura umusaraba wankurikire. Abenshi twasize imisaraba hasi, ntidushaka kwikoza iby'imisaraba. Mwanya ari mutoya, kandi uyu mwanya akenshi tuhaguruka tuvuga ko ari mutoya. Nta muvuga butumwa urahaguruka ngo avuga ngo umwanya bamuhaye ni munini, kandi ibintu byose biri mu bavuga butumwa ntibabivuga mu gihe babaha. Ukuyeho n'abavuga butumwa habe n'ibyanditswe byose byera. Ni ukuri bararushye baravuga ngo nubwo inyanja zahinduka wino, ibyatsi bikaba amakaramu, ijuru rikaba impapuro, nta wakwandika ntibyavamo. Rero ibyo dufite byose mu mitwe no mu kwizera no mu bitekerezo ntitwabivugira ku ruhimbi. Nonaha turavugaho gatoya, n'ubundi turacyavugaho gato. N'abahanura bazahanura gake, n'abereka bereke gake. Turacyafite ibice, ariko nitugera mu ijuru nimuhumure, tuzisanzura tuvuge. Haleluya. Reka dusome umurongo umwe dusangana muri Matayo ibice 16 n'umurongo wa 24 wonyine. Vuge ku mbaraga z'umusaraba n'uburyo uyu musaraba ujya uremera. Uyu musaraba Yesu niwe yavuze ngo munkurikire kuko umutwaro wanjye utaremereye. Ariko arangije aravuga ngo ntabwo ari ukunkurikira gusa, ahubwo murankurikira mugize gute? Mwikoreye. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo twakurikiye tumukurikiye tuko twikoreye, tumukurikiranye umutwaro. Ntabwo twamukurikiye imbokoboko, twamukurikiye twikoreye. Byanga byakunda uyu mutwaro wiwe tugomba kuwugendana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo 16:24 Matayo. Haravuze ngo maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Amen. Ni umurongo twahereye kuva na kera twumva. Nimushaka mufunge bibira tuganireho mu gahe gatoya nindangiza, kuko hari umushumba nawe ari buze kuza kubwiriza, dutanga umwanya. Aha ni Yesu ubwe wavuze ngo umuntu wese ufite gahunda yo kunkurikira, umuntu ufite gahunda yo kugendana nanjye muri uru rugendo, nabanze yiyange. Namara kwiyanga yikorera umusaraba we, narangiza ajye abona kunkurikira. Nta gahunda yo gukurikira Yesu umuntu akikunze. Hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ku by'urukundo buri wese ntiyirebeho, ashyira imbere mugenzi we. Noneho Yesu arangije aravuga ngo noneho mwiyange kugira ngo mubashe kwikorera uyu musaraba, nimurangiza munkurikire. Arangije aravuga ngo kandi ntimuza kuza kunyuza mu nzira y'igihogere, inzira yanjye nifundane. Twikorereye mu nzira igoranye, mu nzira ifunganye yo kubana n'umuntu, mukabana nawe mu rusengero atorohewe, afite imico nk'iyo afite, ateye nk'uko ateye, agenda nk'uko agenda, agira amagambo nk'ayo afite. Dufite kugendana nawe ariko kandi twikoreye. Haleluya. Hari abantu bagiye batugora muri ubu buzima, tukagendana nabo bikatugora, tukagenda tugowe, kubera ko iyo umuntu yikoreye biramusaba kunyura ahantu hafunganye kandi yikoreye. Nukuvuga ari abantu bagiye bamera nk'abatuye umusaraba, bakiri mu nzira bateza ambutiyaje, batuma tutagenda. Bari baturi imbere, bagenda bahetse umusaraba, bawushyira hasi. Mu kuwushyira hasi bituma bahindukira kujya kureba ibiri inyuma. Imbere ni heza, imbere tuhareba Yesu, imbere tuhareba ibyitegererezo byo kwizera, imbere tuhareba ba Mose, imbere tuhareba ba Eliya, imbere tuhareba ibyitegererezo. Ariko wabashije gukira hasi, agashyira hasi uyu musaraba, ajya ateza ambutiyaje. Ntayiteza wenyine, ahubwo niyo yahindukiye akakuganiriza, umenya ko yatuye umusaraba hasi. Kuko atangira kukubwira abubatse n'uburyo bagiye bubaka mu manyanga, akagenda akubwira umugabo wazanye abagore babiri n'umugore yataye hasi ari kureba ibiri inyuma. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Aba bajya bashira imisaraba hasi, bajya batugora kuko turi kumwe mu rugendo, ariko kandi uru rugendo inzira nifunga, nta buryo bwo kumudepansa ngo tumutambukeho, kandi yaraturi imbere, kandi inzira irafunganye cyane. Biradusaba kuza kumutega amatwi uko yaba avuze kose n'ibyo yaba yatekereje byose. Ariko Yesu aravuga ngo ushaka kunkurikira we niyiyange, narangiza aterura umusaraba wankurikire. Abenshi twasize imisaraba hasi, ntidushaka kwikoza iby'imisaraba. Umuntu wese wagendanye na Yesu agenda aremererewe. Mu gihe kigenda ukumva uri free, umenye ngo nta Yesu muri kumwe.
ariko mu gihe ukibasha kugenda ukumva ko uremererewe, ukumva ko uraremererewe, hari aho ugera, hari ahantu umuntu agera akumva yakavuze nk'abandi, akumva yagatonganye nk'abandi, akumva yavuze induru nk'abandi, ariko yakibuka akaremererewe, umwuka wo kuvuza induru akawubura, uko aremererewe n'umusaraba atwaye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Hari abaje kwakira Yesu bari ibisambo ruharwa, ariko Yesu yabikoreza uyu musaraba bamukurikira. Nukuri bajya kugira ngo bakore ku kantu kabandi akaboko kakaremera, kuko bakurikiye Yesu ariko baremererewe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Abandi bagiye bamukurikirana ingeso, bamukurikira ariko bafite utugeso bagifite bakibitseho, bagira ngo bajye kudutora kuko bikoreye, bagasanga ntibiri bukunde kuko bikoreye umusaraba. Gukurikira Yesu umuntu amukurikiye ataremererewe ntibijya bikunda. Ni muremererwe n'iyi si, muremererwe n'ibyaha, muremererwe n'ibintu byatuma Yesu atureba nabi. Hari abantu bajya batekereza ko ngo natwe twamera nk'abandi, kubera ko tumaze kubona twamera nk'abandi, twahinduka abahinde nk'abandi. Yagira ngo abigerageze akumva araremererewe, yajya kwirira mu kirahure akavuga ati subiye muri cya gikotoro, akaremererwa. Hari abonye mbona bajya kwa tayeri bakabana tudodere natwe tumere nk'abandi, yagira ngo ashiremo akavuga ati ndaremererewe si ibyanjye. Hari abantu bajya baremererwa kubera gutwara umusaraba, akumva aremererewe. Tuzigera dukurikira Yesu gutya turi free, tugenda tuguruka tutaremererewe. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyikorera umusaraba. Dufite ababyeyi banze kwikorera umusaraba, nibo bateje ambutiyaje, bari kunyura Sasenike, bari kunyura mu cyerekezo kitari cyo, turi guhura nabo tukabatse uyu muntu kumbi twagendanaga nawe mu nzira cyangwa ntago turi kugenda, kumbi yawushize hasi kubera ko inzira turi kunyuramo ifunganye, ajya kunyura indi nzira, tuza kuza guhura nawe yabaye ukundi kuntu. None ari guteza ambutiyaje, yatumye abagenzi benshi bahagarara, bari kumwibazaho. Anukura abantu benshi cyane bari kwibaza ku bashumba batakiremerewe n'umusaraba, abantu bari kwibaza ku baririmbyi batakiremerewe n'umusaraba, abantu kwibaza kuri bakina mama batakiremerewe n'umusaraba. Kubera iki? Bashize hasi umusaraba, bakomeza kugenda bahogera. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kuko uyu musaraba niwo Yesu yazamutseho, arangiza uzamukanaho inzandiko zaturegaga, ngazishanye azibambanwayo nazo, ibyaturegaga byose bisigara iyo ngiyo ku musaraba. None twebwe turi kugendana intsinzi y'umusaraba, tuvuga ngo hashimwe izina rya Yesu Kristo wemeye kwitanga ku musaraba. Izi mbaraga zamuvuyemo ari ku musaraba zijya gutabura umwenda wari ukingirije ahera hahera, kugira ngo nanjye nawe twongere tuvugire Yesu. None umusaraba turi kugenda twawuhinduye ukundi kuntu, turi kugenda tumeze nk'abahogereye imisaraba twarashize hasi. Mureke twongere turemererwe, twongere twibuke Yesu ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, twongere twibuke ko turi mu rugendo. Iki ni igihe abantu babagezemo kugira ngo twongere twibukiranye ko urugendo rugihari. Iminsi 6 ishize, ku munsi wa 7 twongere duhure tuvuga ngo mushiki wanjye turi kujya mu rugendo, mwene data dukomeje urugendo, aho watakarije, aho wasigaye, aho wagiye ushyira hasi, ongera kandi wikorere. Uru rugendo rurakomeje, urugendo n'ukuri rurakomeje, kandi ntagiye dufite cyo kuzahagarika gusenga kereka umwuka wanyu mudushizemo. Mureke twikorere umusaraba, dukomeze dukurikire Yesu. Niwe ntwari yo kwizera, niwe wapfuye akazuka, niwe fura mu bazutse. Kandi yaravuze ngo nukuri umutwaro mbakore turemere. Nukuri nimba hari ikintu kibaho cyoroshye mu buzima bwa muntu, nukugendera mu nzira itunganye, nukubaho umuntu akabaho akiranukiye Imana yikoreye umusaraba we. Nubwo bigoye muri iki gihe, nubwo bigoye, kubera ko umuntu wikoreye ntiyakwirukanka nk'utikoreye. Twikoreye imisaraba, niyo mpamvu rimwe na rimwe batudepansa, bamwe bakajya batudepansa ntacyo bikoreye, tukajya dusanga bimwe mu byo mwisi babigezeho, twe twajya kwireba tugasanga ntabyo. Twagiye gahoro nk'abaremererewe, ariko twikoreye cy'agaciro, twikoreye umusaraba wa Yesu. Haleluya, haleluya. Twagiye dufite iby'agaciro, umuntu afite ikintu cy'agaciro ntiyirukanka, agenda gakeya ahazashikira n'ubundi icy'agaciro kiba kizagira umumaro. Impamvu tugenda gake, impamvu ibyo barokora ubona bigenda gake, nuko batwaye iby'agaciro. Kuko akabaye kose kazana umunezero mu rugo, akabaye kose kazanira umukirisitu umunezero, ariko abagiye bahogera bahura n'impanuka nyinshi. Niyo mpamvu imodokari nyinshi kubera kwirukanka cyane bashyizemo za speed governor. Nyabune bakirisitu nimushyiremo speed governor mu magambo,
mukiremo mugabanye umuvuduko mumenye ko twikoreye umusaraba wa Yesu. Haleluya haleluya. Nimugabanya mureke kwiruka mumenye ko twikoreye umusaraba, aho tuzagera Kristo azaturuhura uyu mutwaro. Yaravuze ngo kandi nimwihangane, aya mazina mufite nubwo bwose babatutse bakabagirira nabi, nimuramuka muje araho tuzagera aya mazina gahinduka tugahabwa izina rishya, ngo kandi ngazaduhanagura uyu muruho. Twaje twikoreye umusaraba n'umuruho mwinshi, mureke kuruhukira mu nzira, mureke dukomeze twikorere umusaraba. Aho tuzashikira Siyoni ni ukuri ngo Yesu azaduhanagura amarira, ngo narangiza aduhereze n'amazina mashya. Kuko aya mazina dufite bamwe baje bamaze kuyangiza iyo bari, bamwe bayangirije mu tubari, abandi bangiriza aho bahoze, abandi baje aya mazina afite amateka maremare. Niyo mpamvu aya mazina tutazakomezanya nayo, kuko azaduhira irindi zina rishya ritazwi n'undi muntu wese kereka urihawe. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Iri zina ni rishya, tuzahabwa izina rishya, ariko nimuremererwe tugende turemererewe. Ni ukuri twicare tuvuga ngo ahangaha ntiturabo kuhicara, aha ntabwo turabo kugendana n'aba ngaha, ahangaha ntabwo twakakwiye gukora gutya, aha ntibyagakwiye ko twagenda gutya. Tugendane n'umusaraba wa Yesu. Uyu musaraba wa Yesu nube mu mitima yacu, uyu musaraba wa Yesu niwongere tubeho bundi bucya, kuko ni ibyiringiro byacu, ibyiringiro byacu twabiboneye hariya. Yesu ashimwe. Haleluya. Twongere kandi umusaraba wa Yesu we mucya muri twebwe, twongere tuwikorere bundi bucya. Aho abantu bagiye batakariza bongere bahibuke, wibuke ko watakaje cyagihe ukora amanyanga, nicyo gihe umusaraba watakaye. Wongere kandi wibuke ko urugendo rugikomeje, ntabwo twari twaruvamo. Mureke twongere twikorere uyu musaraba, tureke kugenda nk'abirukanka, tureke kugenda nk'abandi, ahubwo tugende nk'abatwaye amasezerano y'Imana, tugende nk'abafite urugendo turi kujyamo, tugende nk'abafite icyerekezo, tugende nk'abafite aho turebera, dufite ibyitegererezo. Ni ukuri turabifite. Yesu ashimwe. Ngo Nyamutunzi na Lazaro, ngo Lazaro aramubwiye ngo mbabarira, ngo ugende umubwira ajye kuburira abiwanyu. Aravuga ngo ni ukuri hari abahanuzi, hari n'intumwa, nibatabumvira nabo bazapfe nk'abandi, nta bandi muzigera mubona. Ariko Silowamu mwaregeshejwe. Ni ukuri kose. Silowamu mwahuye n'abavuga butumwa batandukanye, mukabona bavuga ururimi mwumva n'abavuga indimi mutumva. Imana ikabatumaho abantu batandukanye, hakazagira ucyo muri Silowamu azihangane bamutwike, kuko n'ubundi nuko nguko byabazize kutumva, ariko kubwirizwa mwarabwirijwe. Ni ukuri narinje kubabwira ngo nimwongere mwikorere umusaraba mu izina rya Yesu.